No. Niko dia. Ko ndabigisha gaje mu tuzotanze. Muziki igihugu tugisatira gutyo ko turakibona gutyo. Diane mwana wa mama. Iyo ugiye gutsinda kimbeba mu kinyama. Ese uretse iyo nyago. Oya, ni ugwa mutuntu tumwe na tumwe. Imbeba ni gute? Ni gute utsinda imbeba? No yazanye ibintu. Oya ye mugomba kumenya mucoke. None se ndi muri abagore abanyamurimo. Ni inturo. Kari kanso. Kandi ubunyine urarivuze ngo mbwira ngo jyama ha. None je nagize ngo jyama ni bane bo hakujya abanyabujyo. Nyabujyo oya ntagara abanyabujyo wona umuco wacu. Sawa. Ikindi kintu cyaka. Kinzanire we nzanire. Niko ni navyo nkunda ivyo. Niko biya. Ugiye gutsinda inkoko umuco wa kinyamurenge witsinda gute? Nyamunwa muremure. Nyamunwa muremure. Nyamunwa muremure. Ndakubujije. Dia intoragurano. Intoragurano ni inyama. Ya. Yewe kandi abantu kibadusotora abantu barera hirya bareke. Kandi nibona ngo kera igihe basova kumuntu. Ishimwe ryanjye sicyo yuzuza ishimwe ryawe n'ubwibyaremwe byose bitagushima. Ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho. Ishimwe niryo buturo bwawe. Ishimwe ryanjye siryo yuzuza ishimwe ryawe n'ubwibyaremwe byose bitagushima. Ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho. Ishimwe niryo buturo bwawe. Naringiye mubonye gutakaramu timwumishije Imana takaramu tawubwira impano y'amandiko kintabazi karamu n'urupapuro kandi umva nagwe. Ishimwe ryanjye siryo yuzuza ishimwe ryawe n'ubwibyaremwe byose bitagushima. Ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho. Ishimwe niryo buturo bwawe. Mwami Mana ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho. Ishimwe niryo buturo bwawe. Haleluya. Haleluya. Amina. Mwumva Imana. Amina. Nukuri sindirimbo kwinejeje uziko nkuruye. Ishimwe ryawe sibyo yuzuza ishimwe ry'umuntu. Ariko hari ukuntu umuntu azaririmba indirimbo ukamugenda ukurura. Numvishije Imana kandi numva ngomba gushima. Ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho. Ishimwe niryo buturo bwawe. Ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho. Ishimwe niryo buturo bwawe. None je wiyo ndirimbye nza numva kamaye mushimwe. Tusubire gukora aho hantu. Sinzi ndi kandi ni sokuru yabonye ikiganiro canje sokuru mubongera aravuga ngo mama we nagukunze. Kandi je hari ijambo yavuze dia mutegeye ntaho kwigisha kurya umwana kurya ifi yamambwira ngo mwigisha ngo kuyiroba nuko yambwiye aho kwigisha umwana ngo kurya ifi. Ese n'umwana cyari umuntu reka mubibere kintu aho kwigisha umwana ngo kurya ifi wo mwigisha kuyiroba. Yego nyane ukonta utwataye. Oye base oyo barekana mwabite nukuvuga ngo mwigisha kuyiroba. Yamambwira ngo kuvuga ngo weza amafaranga uje kugura akawunga akuvuga ngo weza amafaranga uje kuyajya cyangwa wishure inzu. Jewe ndagweza amafaranga y'ibiganiro. Nukuri kw'Imana kandi n'umusaza uri mu myaka 60 irebe yamambwira ati mwana wa ndakwishurira ibiganiro. Uyu munsi twavuga kuvuga ngo aperuka ngo aje gusaba ngo iwacu ngo bagi gusaba ikibintu byinshi none ngo arangize yamambwira ngo sinogweza amafaranga ngo yarye. Ariko kubera umwete nyakubonanye wewe ugenda zose ukora ibiganiro birebire ukora ibiganiro byiza udukora tugana tugufi ukadusondeka. Soko dore kindangu soko we dore yamambwira cyatugize imbaraga ngo ifaranga ngo wishure ko mwumva ngo wishire ikiganiro ngo ndetse ngo n'amazi y'abashitsi dore soko sambu si soda gusa ako kunde soko yewe soko afite mureke duheze message soko
akakanzu ko dukati ko turashimira sokuru yarambwiye turagushimiye turagukunze turagukunze sokuru turagukunze hari abasokuru baza bareba akamareba bakikitswe sokuru urumva n'umuntu. Hello guys, hello my people, ladies and gentlemen. Yes, muherereye. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe. Ko murabona ndi hagati y'imiriro. Moto. Ndi hagati y'ibiguruguru none kera amashanyarazi yamfashe. Ubushize nagiye gukora muri system rekega manzi mbabwiye ntarabiyegereza nakeneraga ngo ibintu icumuka tubira mu kivuguta kibaga. Mubwiye kivuzo tukibaga. No ngenda gukora muri studio y'indirimbo. Mushike namafatwa n'umwuka wo kuririmba. Aho. Nagira kuti wagiye kuganira. Nagiye kuganira. Ariko bitewe nuko iyo studio yari isize amavuta. Nijire naza ngira bambwira ngo le amavuta ndirimba. Nagira ngo le ako gafrase makumbishije nagira ngo nganire indirimbo ariko abantu bambwira ngo sibyawe ari wamwe mu mfano yanje nyarayiretse narayobye nukuvuga ngo nari umuririmbyi ariko reka ndeke ndabasuje mwese abakunzi barakunda TV show mbaye ikaze na karibu. Murabona uwo munsi udasanzwe. Ku mazina yanje ufunguye video wenda utanzi nitwa Umutoni Wasi Jean. Kaba ndi umukobwa w'abagunga. Aho. Munzu y'abadenzi. Kaba umukazana wabongera. Kandi nkunda cyane. Kaba na proud yawe. Sinanga uzanye ibyo gushaka uyu ngo yabakwatse ikiganiro. Ushaka wireke. Kogiye gushimira cyane ntara. Turuzikera ko. Iyo uzanye ushaka kuva jewe nagende nje nyamarembo ushatse mubaki teka ayo makuru atatu ariko mureke kabisabijambo none kora muntu yabashitiga azabinjira yabona nukuvuga ngo arabashitse bamwe bazabinjiraga nko mu nzu batarabakira kamatanga kwivugisha ngo se hari ubushize bamuvuga ngo amazi murafunge ukaramanga mera nk'umureti ndafungura amazi oya ngo harundi wama yadafungura amazi misafu y'amagose ko bambwira ukarga nk'umureti nk'awagiye undi yama yivugisha ngo ndanywa ntoye iki ngiye ngo aranywa ntoye iki atarana mwakira ngiye ngo aranywa ntoye none nawe ukoze hiwe yamasini nari mvuze mushatse mubonge ihangana uravuga bari ihangana reka kuyihangana cyase mubonge aho nkaba makunda nukuvuga ngo bongera n'abantu beza bakunda abagore babo bazabatetesha bagira imbabazi ndabakunda abongera bakabimfura bakagira amagambo makeya bagaceceka bagatuza kaba nduwo rero kaba nkora ku kinyamakuru kimamubona cyarukunda TV show wowe utarakanda subscribe uyikandeho yego kandi uyu munsi ko ndasaba Imana ngo imveze ibintu le uceceka kubera ko none yahuyega ngo wabonye wabona imihiro kera mwacometse kandi nawe ko ndabona neza twebwe nawe twobihasha musige mumva izina naje umuriro twobihasha ngo nukuri kandi naje kunda abantu bavuga ngaho nuko ubushize mwarambwe ngo sinkaga nko mamashi ndako murabona ko ndagira gutya gusa twabera Kristo ndagira gutya izo navyo kuguti baza bashima ngo navyo barabikubuza tugirega ngo wabahaye gico bakeneye nagize ngo nifashe yeme ndi kumwe n'abatumye hano badasanzwe nifujisha ake mbaze mbaririmbira ngaho izana turabakiriye bashitsi beza muze mwicare mugwe neza ndabakiriye senti asante yemereka abatumwa bacu bakibwire nukuvuga ngo uriya mu muco wacu w'ikinyamurenge kuvuga ngo bamubwira umuntu bivuga kitinjira gusa nkuri kumwirukana ariko ganda banjije ganda bacanga mu alombe ngone kubita makanda nawe dushaka ikinimba ariko twarageze twatumiwe na benshi iyi niyo finale kandi nyuma y'uyu twakagenda uzodutumira undi uzotujyohera mbega mahoro yakuzurisi umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse mbega mahoro yakuzurisi
umwami Yesu ategetse ako diabikije nabi nzanica neza nabuze nabi dukamwikije nabi nuko muzamuririmba ngaho reka dutangiye n'uyu mugore mwiza Diane uri mwiza turatsinzwe tuvuga iki manuri nyembabazi turatsinzwe tuvuga iki manuri nyembabazi haleluya amina ngatwibwiye aho murakoze cyane yeme nukuri twatumiwe n'abantu benshi hari uruguzo ugeramo hari akantu ejo bundi batubwiye baratubwira ngo hari uruguzo winjiramo ngo umaze iminota 6 gusa ukamenya ko runo ruguzo rugarukamo cyangwa utazorugarukamo ariko ukuntu tukubonye tuzogaruka kandi bitari mu bujyajya bitari mu mutima nga mbega ro yakuzurisi umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse nukuvuga ngo nari mbabwiye ngo hari umuntu yanezerewe neze biti Kavaye numva ibintu umuntu yatumereye neza yamaritereramo yatumereye neza tutobona ukuntu tubabwira hari cyane uzujaho nyine ukamusanga ko bari amabikora ibintu ngo urabona nyine ngo hari ukuntu mba naragiye ngo nkugaruka ngo ndangije none giye bagiye Kinyarwanda agashiramo Kinyarwanda ngo twaragiye tugeranya twaragiye ngo tugere Nyabugogo Nyabujyojo ariko mana we gutwara dore tuzaga mu kiganiro tugende kandi muri yaravye ko yagiye waravuze mu bantu badabavuga ngo mburu yaravye ko twagiye tugana mu cyo Kinyarwanda ngo yavuze Kinyarwanda yaravuze ngo bebanyo ngo ngo ari kiye bonyo ngo ibintu byimura byorora nimo ngo yaravye bari sazi nimo Kaya ngo ibintu byimura byorora ngo twagiye ngo mbe tugera Nyabujyojo yari Erega ngo navuga ngo Nyabugogo yaciye mu Rwanda si Kinyarwanda Nyabugogo ndakivuga neza ngaba ngo Nyabujyojo ariko yewe naranishe ngatwibwira njye none nshaka nota message ari tuzanye turayitambukije none ga amazina yanje nitwa Nyabeza Diane Kabageni abantu batanzi ndi umumama ndubatse mfite umutwaro umwe n'abana 3 tuye Kasarani ahantu bita Mugumuyine yego abaho abankorera kuri cyane yitwa Ikiguruguru twatekereje kuza kuramukanya hano ngo twumve uko bimeze none twumva Imana none twatangiye kumva hari bontu bintu bimeze sawa murakoze cyane urakoze cyane nukuri ko numva gusa kanyamuneza ubushize ari umuntu wambwiye nabi ariko none yinga burage avuga gute yarambwiye ufite akanyamuneza kujya gukimbeba byamukora ubwo rega mwamwabona ibibaye twita uzatubona gusutwa hamwe yazaye zigira ku munezero none tuvuge kuko yarayibonye yarayoroye je cyintu nabonye nkuko nigeze kwimutoye nja gushugurika kantu abana ariko twaje gukora nkakantu nyoko yabitse nge namafareza mu bibwana by'inyaka ayowe kuva uwo munsi nzamboni ukamo ayowe kandi none byoshuka ayowe byoshuka yana bareka kunyibuta gusinga itashi byoshuka n'abasama tugira ikintu cy'ubwo kuva uwo munsi kugeza ubu nyine icyo kintu sinzocibagirwa akuze icyo kintu senge kuracyumva naravuze ati kuko Imana barabate ko gucitse kamavuga ati kuracitse nyanukuri kugeza ntinyi nyabo ndabikurura nanje mu mbabazo ntinyi zamoni nyabo gutyo nuko amansimba yaragukoma Diane ukuri ndakwishimira asande mama nishime guhura nawe ye uko gabantu bogira ngo tugize iminsi ukuni bo munsi duhuye bwa mbere zira sente twahuriye antu kudumya n'inga mu kiyumba zose warubizi nyoye hazaba nkugenda
akunda azanyibyeta akagenda ninga twahuriye hantu mwivuga butumwa ariko wowe ntukibona bwa mbere ariko ndakwishimira kandi mwiza maye thank you reka tugende kuri Cynthia ngo yabonye ibiro ngo arukunta azahora buke ariko akoresha no sinzi ko bimukundira noneho naragenze ndabona kandi uyu wacu yamaze amajambo avuze ahantu yakoze asangamo inyabo je nigeze kwambara ikirato nambarira mu kinyabwo kandi ivyo bintu byakaze bibaho abantu ari abana sente nuko hanyuma ku mazina yanjye nitwa Cynthia naje Kinyarwanda kiraje Nyabujyojo amazina yanjye ni Cynthia Kibasumba Nyamarembo Divine Pamela akomana ayo yose nayanjye nkandi umumama w'abana 2 n'umutwaro umwe ufite ukuntu hanyuma kaba kukuntu ukuga twenda turasa chatswe mu bagunga mu nze y'abasamo muri bamye mbibona muri bene nyakaraga bwakoranye aho nishimiye kwisanga hano hantu uyu mubyeyi n'ukuri n'umwana mwiza afite morale kandi abantu niyo dukeneye ariyo mpamvu dusaba abantu kugira ngo mugende mukore subscribe musharinge muze mumureba mumuheze imitima arakunditse karavuga neza Cynthia kaba abantu nyine badakunda ibintu byiza Kadeza yagira gasenti kinimba kuvuza niko Cynthia muri Kadeza avuga apane ko barashigikirana apane mu bakomite nuko ndango urakoze cyane Cynthia biraso byiza asante twaravuziga ngo abantu banini ngo ari ukuntu batazabagira mwe satani kuko tiwogira no mubiri ngo ubona satani akwigwa ndivyo ukunda turi fu bikunda baruzi bega mahoro yakuzurisi umwami yasategetse umwami yasategetse umwami yasategetse haleluya amen nukuvuga ngo mfite ibyishimo mfite umunezero bwo kwakira ikiguruguru yeme muri abantu beza mwari mubizi muri beza kwisura mukana beza ku mutima cyane nigeze gukorera iwacu biraso byiza Cynthia mukora pranka arabanza garambwiraga ngo nukubanzaga ngo tukabanzaga tugasenga tukabaza Imana icyo Imana igiye kuvuga ku bintu byo kuza kuri channel ya Rukundo ariko uko yabivuze yaramaze aravuga ati irata ariko muri abantu beza nukuri mureke mbaheze amakuru nagize gutya ndababwira nti mwangoye nukuri habe no mwitetana jyanyu abantu banyu imitwe yanyize kutubi none kuguhama ize ko tuba tugorana nukuvuga ngo reka tukwibwire sasi twe twavuke ku matara kandi umuntu wavuke ku itara abana b'ikijyanye tazi bago turabana b'ikijyanye b'ikigari abana mwacenye twebwe n'ibikintu tucumva abana b'abanyabujyojo niba twumva ikintu tukavuga ngo iki ni Yesu turagikora tuba tugikoze apana babantu baza bemera ibintu barangiza bakigira gutya twebwe wacu kiguruguru ntabwo ari uko niba twemeye yeme aba bantu b'ikiguruguru n'abantu beza yego nukuri ko Imana mwankoze ku mutima nkimara kumva amakuru yuko ngo muzaza kudusura kuri no paruwasi yacu naza no kimara kumva ko mufite kuzo kwivuga butumwa hano kuri cyo mubwira abakunzi bakunda TV naza mvango so umunsi uzogera niyo mpamvuga ngo amahoro abantu bose bogira amahoro nk'amahoro mubwira iyi si yo hinduka cyane ariko apana abantu bazamavuga ngo birazi nyanza bakaza n'ibintu z'ubwenge ngo urabona ngo kamemu nkantu nyine ngo donke vraiment donke ngo kantu kiri ngo kamemu ngo natwe je nibwo ngifunguraga itorero avuga ati banza ariwo nabwiye amambwe ati banza ukore ti wombwiraga ngo nse kubanza ukore tubanze tumenye ukuntu bimeze ariko ibintu byo kwamama ngo abantu b'abasitari ngo donke ariko ibintu z'ubwenge bwinshi sibisa cyane kandi gari umuntu wambye ibintu byacano nuzana nk'ubwenge bizogupfana nuzana nk'ubwenge bizogupfana ariko nukuri mba mubona ameze gutya ishimwe ryanjye sicyo yuzuza ishimwe ryawe nubwibyaremwe
byose bitagushima ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe niryo buturo bwawe ishimwe ryanjye siryo ryuzuza ishimwe ryawe n'ubw'ibyaremwe byose bitagushima ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe niryo buturo bwawe naringiye mubonye gute takaramu timwumvishije imana takaramu ntawubwira impano y'amandiko kintabaza ikaramu n'urupapuro ko ndumva nagwemwe ishimwe ryanjye siryo ryuzuza ishimwe ryawe n'ubw'ibyaremwe byose bitagushima ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe niryo buturo bwawe mwami mana hamwe niryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe niryo buturo bwawe haleluya amina haleluya Amina. mwumva imana amena ni ukuri si indirimbo kwinejeje uzi ko nkuruye ishimwe ryawe siryo ryuzuza ishimwe ry'umuntu ariko hari ukuntu umuntu azaririmba indirimbo ukamugenda ukurura numvishije imana kandi numva ngomba gushima ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe niryo buturo bwawe ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe niryo buturo bwawe noneho njyewe iyo ndirimbye nza numva nk'amaye mu nshimwe dusubire gukora aho hantu sinzi ndi kandi numasha ngo turirimbe twama dushorera nimba ari uko bamuhinira ese ko ari icyo kwa nyongore ikivuge nkabanza message ko ari ikimana imbwiye bahe message tugira intego yacu ndababwiye ngo abantu imana ivuze nuzoza ubona uwanyu afite iyerekwa cyangwa ishuri uzi umushigikira apandi ibintu zo kwa ariko ziko kugeza nino minsi hari abantu bakiba bavuga ngo ese ngo kurabona guzogera ngo sivyo bintu nibiki ngo si bireke ngo umwuka aravuze mutegere ikimana ivuze amen mwumva ikimana ivuze hari kundi umwuka yanyongorera gute wa muza mushigikirana kurya wishima iterambere rya habe nawe wowe riba ryakugezeho n'iryawe rizarigenda kuko mwanshigikiye ikiguruguru ukumana hari irambi ibakubira amen mwumva imana turakira rero ndabishimiye ndatinze mu byinshi natwibwiye bitwa Diane Kabageni se ako warivuze kuntu ndikunda Kabageni ndarikunda cyane mama mwiza we anje ndarikunda n'izina ryiza gifite amana meza tamana no kuvuga ngo witwa Diane Kiguruguru niko namambandika Cynthia Kiguruguru Diane ayo niyo bunyine niyo duhawe nukuri dufite ibyishimo abantu baza baca abandi intege ukamubwira ngo le cyangwa ngo je ngo mwezira ngo donke ngo antuka ngo mentena ibyo sibyo bikenewe muzamushikirana rero nishimiye kubakira ngiye kubabaza ibibazo binzinya ikanzinya nyine ni ibibazo binzinya sawa nimara kubabaza ibibazo binzinya turaza gukina akagemu gato twaza dususurutsa abantu gaba bafite ibintu z'ama stress ariko ngiyo umuntu asetse uko abantu bazaje kwishura guseka ariko wowe uje guseka hano gusa kuraza kwandika ariko nshingira abakristo beza natagira kiba narabakurikiranye ndabibona ngira abakristo beza rero ngiye kubanza muri abagore b'abanyamuringi cyangwa muri abagore burundi bwoko so birashoboka cyane ntabwo ari abanyamuringi ngiye kubabaza muzi gutsinda cyane muzi gutsinda cyane niki uzoza wumva nzambaza mbaze Diane insubirega kuri biraso byiza Cynthia ni gute batsinda ko kubwira ubibugiye nko kubwira umuntu ngo urare hano wo utsinda gute wo utsinda gute wowe ninje wabajije ndakubashije no mubwira ngo ugandike hano ugandike kugandika ni kinyamurenge ugandika urambarare hano Oja kubwira umuntu mukuru ngo ugandika hano no mubwira ati ngahe rambarara hano aya watsinze yewe niko tugiye gushaka amasomo yo kwigisha abagore b'abanyamurenge uratsinze senti ngiye kubwira umuntu kandi ngana kandi koroshe nose kurara bazabitsinda ni ukurambarara ni gute
Ndiyawoga umuntu ngo muramara none yanze kuryama wovuga ati ntakuntu woguma hano akeneye kuryama kuguma no kuryama hano gabisigura ko nawe gataguma yicaye mwatsinze icyo ni ikibazo cyambere kandi ubu nyine urarivuze uko nyine uvuze kugandika oyaye urarikera uragiye ibyo uvuze ni ukuvuga ngo iyo ugiye kubwira umuntu ngo urara hano muco kinyamuriro bati yewe wajyamye hano murumva ako kantu kare kanso kandi ubu nyine urarivuze ngo mbwira ngo jyama hasi none nagize ngo jyama niba nabo hakujya nyabujyojo oya ntago ari abanyabujyojo ni umuco wacu sawa ikindi kintu cyane kinzanire nzanire niko ni navyo nkunda ivyo niko giya ugiye gutsinda inkoko umuco wa kinyamurenge witsinda gute nyamunwa muremure nyamunwa muremure ndakubujije dia intoragurano ni inyama yewe kandi abantu sibadusoba abantu barera hirya bareke kandi nibona ngo kera igihe basova umuntu bagasova umuntu ijiburi kava imbere nkuko riri ngo tuvuge ngo mentina ukabwira ngo akama ngo mena ko baramusova ngo vuga gutyo akavyica sendi bakubwiye intora uravuze ngo intorano bazakubwira ko ari iki nundi ko bavyishe ariko wenda mvuze icyanjye niba ari intorano niba ari intoraguze niba ari sendi bagusofe inkoko ariko se niko yitwa inkoko bayita batsinda mu kinyamurenge intoraguze siko nari navuze intorano ariko urumva ko nari mu murongo nabwo ni ijibu ryo kuye ku muhanda bwa mbere icyo navuze njyewe cyanjye yari intoragurano ako nyine niko yitwa inkoko mu muco w'ikinyamurenge yitwa intoraguze nuko ngiye kubabaza kandi niba mwinya umwaki cyangwa umupfundire mu kajane tubaze tuza tunywa tutatsinze wowe ntugira ikibazo ni mwamwoye ko we yinjira kwakira abashitsi ni mungu nikubonye mwana afata kakamuneza kuri rukunda TV show turagabura kandi wewe niwe wa mbere nimwumva imana amen nzoza mwikisha kugira ngo ibibazo gabitaba aho nuko niko dia aho ko ndabigisha gaje ngo tuzotanze muzi ko igihugu tuba tugisatira gutyo ko turakibona gutyo Diane mwana wa mama iyo ugiye gutsinda kimbeba mu kinyamurenge ese uretse iyo nyago oya nuko mutuntu tumwe na tumwe imbeba ni gute utsinda imbeba none yazanye ibintu oya mugomba kumenya muco none se ndi muri abagore abanyamurenge ni inturo inturo ni imbuga oya inturo abinyawe inturo ni inturo ni kintu bya mu gihuru ndango naje simbizi imbeba naje nateguye kumara naje kugana n'abagore abanyamurenge twacisha ni ukuvuga ngo imbeba nta kintu utayizi uruhirigisi imbeba ngwiki uruhirigisi yemwe abagore mwabagabo ngene mujana abagore ku ishuri bige gutsinda imbeba bayita intaranzi ariko nabyo wazanye none tugume ushabasi mu byimboga kuraje mu byimboga oya none simboga gute ngiye ndore nakorusha mbepusi amata umwerera oya Diane tera nane pote ko rugiye gutekereza no tugiye kuzoza tuvugira radio tutsanguranwe aho amatara amajyamirana amatara yo kuryama uburiri ibisaswa yemewe ngo batsinda amatara ibisaswa ibirayi imatora n'uburiri ye numuyobe amatara ni eminazi ni kamera tutana none se usoboka zo barahuza uzamufite abanyamurenge tazato uzamugira ati ngwino ugende mu buriri no mu gihugu amatara imatera yitwa bayita amarangurano none ryo nganyumva ari nukundi umuntu azavuga ngo hari byo yumvisha no se babwira umuntu ngo ngwino marangurano muzanire marangurano hano akora ibigitse nabi nawe marangurano ngo marangurano ahubwo bumututi oya ni ukuvuga ngo muzoza mwiga ibintu z'umuco nkabaye ngo turabizi ko ndabona ko turi abagore abanyamurenge hari ibintu byinshi umuntu azama yataguza ibintu bidafite ireme ariko ga none gutsindaga uzutsinda icyawe
mu muco w'ikinyarwanda none uko nakanga nitora gusa ukamuvyiga gusa ukazamuvuga ngo bana njyewe nari nzi ngo muje kugura amarangurano je nari nzi ngo umuntu atsinda bitewe nuko bihuranye na se ubwo yitwa gutsinda n'umuco w'ikinyamurenge ntabwo kandi wose gutsinda so ubwo gusa nyine ugomba kumenya uko biti none se ejo bundi nusanga ari anko cyangwa se ibyo byose badata bukwe bafite guhinduka tiba babyara abana nibajye none se uje kwigisha aboganda bazi bose umwana wawe garagiye asanze se ubwo ni matera nubwo ati ngo nuje mu buriri nta matera ubaho ngwiki uzi ko aba ngo bakabeba ngo bamitera kandi ngo n'amatera none wo muvuga gute ngo waruvuze wo muvuga ngo ni tuzi ubwira abana mumuza ni matera woze uvuga uzi bamuza n'amarangurano bana iwe izina rya Yesu sawa ntimwumvishije twemeye yemwe utu no tubazo dukena n'icyatsi ngo mbaze numve gako twadutaha kandi bumvishije ko twabitsinze ari wowe nabaye promotion gusa ngo nabaye promotion mu baki ya ijambo ryonanirana abantu ngo bamarangurana icyo ni kintu kutwoja yicane yakiragabura niyo mpamvu navuze ngo kandi meze nde sinzova hano timuzova hano abe nubwo ndotsindirwa hano sinzova Alo mbinguni nuko mureke mve mu bintu byo gutsinda aba bana b'abandi bataza kubajana hari kibazo bazakubaza kigatuma ugwa kwiseta ukamuvuga ntahantu jewe nimbona ndaharenze sawa mureke mbaba bariri ubutamuzozo mwizi ibintu z'umuco kandi ukuvuze kandi nukuvuga ngo papa arigenda zosatuzaniye amarushanwa yo gutsinda ubu naravyize ubu ndo nibazana uzakugenda na TV show tuzoba namba 4 turi babiri tuzoba namba 4 turi babiri arabaza ukera akavuga ngo nigeze gufatana amanota 74 yani 74 nundi se puede unda fatara 74 puede 4 ari papa mwarimu wacu yarabebe oya uzukuru byagenze mwe yafatanye 74 puede undi 74 puede 4 none ko papa we yamenye gute ibyo bice nibice sentibe oya yiso yarabibiye oya ni yatwibuzwa kandi wa mwana ari wabaye wa mbere ndababara kandi ejo mwana wiwe aho yakeneye kujijisha oya ndi yakeneye kujijisha narambwiye se papa ndetse ko papa ndabaze se no bitinda ndamumenye papa nambwiye se papa utunusu ntiwari kureka basi tukagongana warugiye kuvuga tuzogonganira ku mwanya w'umuco se papa iyo ureka tukagongana yo mwana nijoro ndamusuje ari muri Kongo ndi gucatuzaye mwana namwe se papa utuntu tubiri kaje umwana wawe tubiri utunyaga udupuru wana niwe kudushiraho yamambwira ataho kuvuga ngo nyongera umunyeshuri ipo atakoreye no kwemera ngapfa uko nuko uzomuha ye uwo mwana twarahanganye kuva mu wa 4 wa primaire kugeza mu wa 6 ntaramushuka n'umwarimu mwese nuko ngo ntaramushuka nuko ngo nkamanga ndamukurikira tukagenda nkagerageza nonongera ngo purusa zibiri gutya 74 point 4 74 point 2 ndabati papa ndababa namacika intege namasansu biri nyuma none nuko awega n'umuzeni umwana mwiza ngo ugende wiga umuco tutazogongana kandi gani tugongana guzabyihangane nuko send alo meze gute mama ukogize ko wakonje nahuyega noneho n'imiriro ngo mpora mbona imiriro uyu muriro wa none se umfika naho ngiye kubabaza ibibazo bizane ngiye kubabaza ibibazo ya yego ngira ikintu cyakubabaje uvutse kugeza ubu nyine cyakubabaje kiravuga ngo iki kibazo kirambabaje nimushake naje mukimbaza cyangwa mubaza ibindi mu buzima busanzwe mu ikintu gusa mu buzima bwawe cyakubabaje kikakubaza kikavuga ngo nushaka kuvuga bibiri waye bibiri hariho kimwe duhuriyeho twese kandi nutakivuga turamenya tugushira oya ndakera nakivuga no kuvuga ngo ari ikintu kimwe duhuriyeho twese cyatubabaje kabanyamurenge icyo cyo ni kibita sinirwa nane gisobanura cyane vuga kimwe uvuge n'icya kabiri icyo kibita cyo sinirwa ngisobanura umuntu wese ahantu ari arazegengeye mu bundi twese turababaye dufite intimba iri ku mutima ikindi kintu cya kabiri cyambabaje ko kiraja gusa k'icyo musarire nta kuntu Trump ari mu kugira cya bakatubwira ngo ararahira kandi iyo bavuze umuntu ngo ararahira uzamwumva icyo agiye kurahira ukamubwira ngo none uko utekereza niko arahira ko ndababazwa n'ibintu Trump aharahira abandi bataha barahira ibyo bintu ko ari bibiri ndahiro ya Trump ndiyamereye neza nicyo kintu cyakubabaje kirankoma ariko dia cyarambabaje cyane kuvuvuta
wavutse wo kugeza ubu nyine nico kintu nukuvuga ngo mu nta muntu wawegerera umusaza ngo amukorere azayumva asigaye yumva asigaye mva no bitatu message iramugera harimo kumva yaciye yagiye mu manza nyinshi ntako bamutsinda kugira ngo atatuvumbura kuko amatwigihe azakangwa birabidu azakangwa niyo bamuvuze se ari afite kutaduko Trump yarakubabaje komeye yo sawa ngaho mbiri ikindi kintu cyakunejeje tuje kuri biraso byiza cyakunejeje naco kirakune mushaka kuvuga bibiri kunezerwa giko kuri mu bintu kera gakonda mankibona cyakunejeje kubera iko kumva mbona ukuntu meze ikintu cya mbere umunsi wa mbere nanezerewe wa mbere ushaka kuvuga bitange bitatu ndakongeye kunezerwa byongeza riri muri none kuvuga ngo kunezerwa guzo ndihuye no kubabara umunsi wa mbere nanezerewe baravuze ngo habaho ngo iminsi mikuriye itatu abanyabwengega kuri bayuba abantu batize ikigoro noneho ngo umunsi w'ivuka sinawe ubonye anaravuke mu byatsi naravuke mu muvure nimba ari mu muvure simbizi ariko ikintu cyanejeje ni umunsi w'iharusi yaje nyama mbibona kandi umuntu wazanye iharusi imana izomuha umugisha noneho ikintu kiza kinezeza mu iharusi zanezezwa n'ukuntu uzambara amahuza adasa n'ay'abandi nta muntu wari kwitokeza ngo yamavuga ngo amahirwe nawe ngo yambaye agatimba tibibaho uvuga ngo uzamahirwe wenyine gucya wakangiriye gucya agatimba nta wundi muntu wawe kunyura n'amasitati nawe ugize gupostinga uriya munsi yaragupostinga abantu bose bakamba bakubaha bakavuga ngo uyu munsi kitengera turagenda kandi tugendere ku gihe kayore nuko rongayi nuko nibamara bemeranye n'iby'umwuka havuga ati tubahakana kuko cagiye wagiye kwerekana baravuze ngo nimba hari umuntu ufite ineno ntarivuga ariko nutarivuga nukuvuga ngo iki ahantu hambere nayoboye numva ko nyoboye n'umunsi w'iharusi abantu bose bazakuje inyuma tuzukuje imbere ati harusi none naguwe neza umuntu wabaye mu harusi ya Diane batwandikira ukuntu harusi yari imeze aze kwandika muri commentaire atubwira ukuntu ibintu byari byifashe ikindi kintu aho giye uhageze nza nshaka igikingi ngufata ibintu gaho kwamuvuga ngo uhagaze wemye gutya guswa ugenda tibiza bishoboka ariko uwo munsi naranezerewe ndavuga ati sawa wandi wari ufite ubwoba jewe sinazamenye ibintu kutuza abe ni ubwoba sukanga kugenda nabwira umuntu wadusinyishije ngo azonyereke yo singa oya ye sinamenye ibi nivyo bazabigirisha ubwoba se ntureke ngo ubwo bwabanze bushire gusubika umunsi uvuga ati yewe nje baganagiza ubwoba none umunsi banshire bakanye muneza gusa bira nibitabaza bazabikora unyine uzawumva ariko ndi wosiba nta uzusiba ngo avuge tubwo nagize ubwoba ni busubike ikindi naguwe neza ngo ikindi kugira ngo tuze kuja kuri biraso byiza ko turabona karategura Senti yagano umunyabwenge ariko ni ibintu kandi ukunda ayo motore bavuga ni ibintu wega tumuze wega ni mukimubona nibwo kimubona sakabona akari naka nanjye bazanye no bicimana vuze ngaho uwo si umunsi wa mbere nanezerewe wanezerewe umunsi iharusi iba ndasubira nezererwa umunsi mzara umuhungu wanje wa kabiri ayiwe uwa mbere ntiwanezerewe wa mbere naranezerewe seko numvishije neza ndagusobanurira ariko naje nyanezerewe ku mwana wa kabiri wa mbere naranezerewe pe kandi neza mirigwa neza ariko ndeba ukuntu hari ama etage umuntu azagira numva nari naravuze ati mana uzumpi harusi irayimba ngo buce ngira umuntu ugwanya inzuza yamavuga ngo wowe ntuzobyara umwana w'umuhungu Yesu Kristo tutaramba ndakunda reba gucya mu mbone jisho nkamubona yamavuga ngo ndetse ndakugura ikirengeti cya pinki warakikugurira yamagura ikirengeti cya pinki yaravuga ntuzobyara oya yaravuga ngo nzobyara ariko bitewe n'ukuntu nari nkunda umuhungu yamangurira pinki ikirengeti cya pinki noneho nanje namvuga ati ndabyakiriye yamukora pinki muzazare umu ayamagira ati wowe uzobyara gasicana nikawe we yarakunda batsinda umuntu umurobano nikawe yarakunda umuhungu murefu nigute batsinda umuhungu dia mutabana nari mwise murefu umuhungu bamwita murefu niko nari mwise noneho ngo mari uwo muntu nzari umuhungu birakunda ngo mare nama nicara nje nyine mu cyumba ngira Imana ati noneho ga nawe warakabije wangiriye neza ijyambere ndakwihorera ndakwemerera kora ubukwe ntacyo byari bintwaye ngirira neza ijya kabiri umva umuhungu nona tubwiraga gatatu gakurikirana mu nzu imwe mu nzu kujya wamuvurungitira gatatu noneho iwacu twifite ukuntu twari twarabyaye abana umwaza ari umukobwa ntako yari ameze amasimbiraho umuhungu nawe ntako yari ameze amaze Imana iravuga ati reka anaatiririka
inatiririka haza umukobwa papa ati ntako bimeze haza umukobwa ati ntako bimeze haza umukobwa senti bahanga mu materaniro vy'Imana yavuze hano ngo bagere ku wa gatatu abantu batangira kugenda baba batwita amazina wowe witwa Diane bakaguhindurira akakwita irindi gusa rugira nk'abakobwa ngo se ngo kwa runaka akwe mikwa kwanza uzaje kuvuga noneho namankura mpamvuga ngo nabaga wamubaza ikintu cyo ngo uzoza noneho namankura mpamvuga ngo nzo byari ngo n'ivy'iwabo ngo n'ivy'iwabo namvuga nti ibi bintu ugomba kugenda bihabihinduka kandi abakobwa ni beza ubu nyine aho bigeze arukuntu abakobwa ni bari noneho ngo mbyara umuhungu wa kabiri nama nemeza neza n'umutima wanje n'ubwenge bwanje n'ubugingo bwanje nama mvuga ngo Imana yanje nta n'undi tugomba kuyigabana kuva uwo munsi kugeza ubu nyine ni yanje bijya muza muvuga ngo Imana yatashe iwanyu ntayibi iwawe yo kwirwa iwawe karari wanje tumva wowe kuko utangiye kuyigabura shobora iwanjye zayirwa ikarara none nivyo bintu ko ari bibiri byaneje kandi zarakunejeje nziza cyane Imana yagize neza yakoze imirimo birasobye ngaho icyo twumva Imana igiye kuvuga senti reka mpindukire ndeba senti icyambere mwiza azabikubwira iryo jambo ndarikunda kandi udashobora kubyumva takigereranyo rigereranye iyo umuntu ambwiye ngo ndi mwiza uzava mugabiri nza numva ibintu mfite byose noge nakabimutekerera akamubwira atakira n'abana n'umugabo bose ndabaguhaye bijana nshwi n'umugabo nza numva no mutangara uzagera kumva n'umwana bose ndakubujije aho nakubesha senti tubwira ibintu cyangwa ikintu cyaba cyakubabaje ikintu cyambabaje ureke no kurondogora kirambabaza na n'ubu nza nica nkabona ngira isheke mu mutwe wanjye kubera ico kintu nuko ntagira data icyo kintu mu buzima nza numva ntuzuye nico yapfuye umwana gute ndi mutoya yarakira umwana kuba utarabonye iso nukuvuga ngo ni ikintu ntajya nibagirwa muzi nukuvuga ngo mpora bingarukamo nyine poreni nuko wicara neza nari meze gutya na hano mba nikintu nyanukurikira babaje cyane Imana kubaho utagira papa wawe nanje kuvuga ngo nzambona umwana we utagira umuvyeyi nkavuga ati Mana we nikuri biragoye ariko ihangane warakoze kandi ufite basi gatuma ndirasa abandi afite base benshi gatuma ngira emotion kera ari igihe wavugaga umuntu ukavuga ngo ukaba wamubwira ngo se ngo nyokariye yaba ngo yarapfuye akamarira ye wahamaturika abandi bakamubwira mwaza mukina ngo kuravuga ise muzi ngo kwagira ise ngo ntuzi ko ndasagira akaba aribo bakugaruka ukamuvuga ati Mana we menya amavuta aho zo mizo kakara kataraza ko naka muri imihanda kama ati nshinka amabere bakazavuga akoze kubwira umuntu ngo ngo kirasana kugira ngo nkunde ngo kuno gisana nyine batamufite Yesu we ndabigukoma nihangane ikindi kintu cyakubabaje ikindi cyambabaje nigeze kubabazwa n'ikindi kintu nigeze gufatana bigera kure uwo muntu aburirwa ibengero ajanwa n'umuvuzi niba yaramwabuye niba yaratwawe n'imvura niba yaragize gute n'umuntu wajanye umupatano wanjye ukundi yari uwawe senti yari wari ko byara ako kantu icyo imvura itagwa mu mujana si wowe warabonye birasubira ariko Imana izikora ibintu iguhisha ibindi ni ukuvuga ngo twari busore save the date nk'umwana koshanya tugira bari yarafashe irembo none basigaye gukoshanya none nayo ngiye kuja mu Rwanda turavuga ngo dusore save the date none uga nzaje mu Rwanda igihe cha save the date kizosigara gisohora naragiye noneho tuye gusaba haba impamvu idasohoka nyuma yaho burapfa nyine ibyo bintu birapfa bimare gupfa sigara mpanshima Imana ndabati Imana ese iyo bipfa n'ifoto yanjye yaragiye hanze murumva ko Imana yanangiriye neza ariko nyine ako kantu karagukomerekeje kankoza ahantu yo pole sana turamusubije uwo muntu ariko yari yayose yaje gutwara ubavu utari ugwimbi kuri urubavu rw'abagunga mwiza ruriya rubavu ruza rupfa gushegonya gutyo gusa reka munywere reka nkwe iyo ageze kuri urwo rubavu kamuceceka yaragiye gutwara urubavu utari ugwiwe kandi uyu mugabo turi kumwe nasanze ari we njewe
niwe wawe wari ugiye kuyoba nari ngiye uje bita guta inzira yes arapoteje inzira aho upoteje kuri ya mayi baza icyanshimishije nicyo gahe gutindira kandi cyakije akaba tumigo wagize akasamutwe ariko oya yikarondogwa kandi ntarumva ibintu yabaje turimba karirimba mbega amahoro yakuzurise umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse umwami Yesu ategetse noneho batubwira ikintu cyagushimisha ikintu cyanejeje iyo umuntu akiri musicana atahura n'umuntu umwe nyine kuko nari mbabwiye uwo nguwo wajanywe n'amazi akagenda bwaca nyine ugahura n'uwundi nibaza twagwa na ruhurura simbizi noneho ngo buce kuragana ya namba yawe wambara ikirato wumva numva neza birahuye neza ngo amare nta hantu uzugera nyine iyo wapatanye ukabona neza nyine uyu uretse nyine ya satani mwigira amahembe n'ibindi n'abase wabo n'ibintu byinshi ukamona tutawo mu gutwara ukabona wafa rero umunsi nashizeho kashenda batuye umuntu ninje nawe paka naruke satani akubona afata umusi naranezerewe kana paka kishanko ku uwo umunsi sinzo wibagiwe waramuneje undi ikindi kintu cyakunejeje ikindi cyanejeje urabona kuno umuntu nje n'abana ngasobanura ibintu hari umuntu wari waranteze iminsi Yesu kandi abo basigaye mbanga usigaye nanga ngiye gukora ubukwe kwahisha ngo aragiye se ngo azobyara ngo biki n'ibiki bamwe ngo ntazobyara naravuze se bagiye mu mura wanje barawukata bagiye mu nda yanje se barakuramo ibintu hazaje abana babikuramo nuko noneho Imana aho baba bita bacuraga ahantu nza nkundira Imana haguruke se kiryo jambo yaravuze ikintu ngundira Imana si gentille si karori si korode ariko Mana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu nukuvuga ngo ibanga ryanje nawe kurema se abantu ariko Mana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu bashize ibanga ryanje nawe kure y'amaso y'abantu haleluya amen narashitse gutya ntaramara n'ukwezi Imana ikoze imirimo Imana ni janvier Imana si janvier Imana ni korode Nigeri nukuvuga ngo namaze ukwezi guca ninda ukwezi kwagiye gushira mfite ninda wow nukuvuga ngo ubu nyine maze imyaka iyi n'abana ariko Mana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu uwo muntu washize ibanga ryanje nawe se iki kiganiro ko cyabaye kirekire tekera gutyo nayo mashimwe ga nukuvuga ngo icyo kintu cyaranejeje kandi ikindi nzambona ariko nzogisha abantu inama nzambona ngo uyu muntu nzogende mubwire oya yarabimenye ntavyazi none we ukuraga ngo warabyara biyoberwa nzogenda mubwire te kujyaga narabyaye dore oya ntiyo biyoberwa dore imbuto ntago yobiyoberwa arabizi ariko yafashe ubusa uko nukuri ntabwo yoberwa umuntu ese umuntu aza tukundi nkuko gute ashingiye kuki uzi senti duza nk'umuntu agiye gukora ubukwe ngo bakama bavuga ngo iwabo bagira ikibazo ngo bazabyara baba baragiye nko mu nda zabo se oya arabazi batazi iwabo bagira ikibazo ngo iwabo ntibazabyara yemwe ikiganiro cyabaye kirekire tuzogaruka tuzozana aba bashitsi ikibazo tuzogaruka nabishimiye icyo tudakundira Imana nuko tumeze nk'abantu ija kuba ari Ngeri ikaja kuba ari Janvier biba byaremwe ikaja kuba rundi urumvaga iyo iba uwo kurode niba ina kurode arabigagiye yaba yarabigagiye gahunda simba afite abana dushimiye Imana yabanye na Senti yabiraso byiza ibintu dushimiye Imana yabanye na Diane wo munsi w'ubukwe yumva Imana muzamuri yacubaye yo haleluya amina nukuvuga ngo yeme ndishimye kuba mwanyitavye mukaba mwaje kuri no Rukundo TV show gira ijambo rimubwira abakunzi ba Rukundo TV show utangiye kuri CEO wayo ganisho ni wowe uza nishaka CEO neza wagira ijambo rimwe wabwira abafana hamwe na CEO twese nk'umushumba reverendi wari na paruwasi gira dusoze kiganiro yeme no kuvuga ngo uyu mwene data afite abantu benshi kandi kubana bafana bawe harimo abuzi n'abutazi ndetse abutazi baraza kuba benshi kuruta abuzi baza ko umukozi kiganiro bazabazi bishatse kuvuga ngo uri umuntu ukunditse kandi ugabura ibyiza nabwiye Imana ngo yambaye igikundiro kandi ari n'abahamya ko nukuri barabizi wewe
none abantu biwe mukomeze mu mukunde kandi mukomeze mu mushigikire cyakagira umuntu uzomuta mu nzira ugendane nawe commentaire zanyu nziza zirakenewe imbiti tuzikeneye hano gusa muzamumukebura ariko ku ruhande baguhe message ku ruhande bakubwira ati turuzi hariya tuzugenda ukutariko ariko nta muntu uzuhanurira pastor iwe muri commentaire gusa ngo pastor azamavogerwa gusa nta cyabaye message gusa amafuta y'abashinga turababuje bazubaye amafuta y'ubushumba sawa rero murakoze cyane imana sentigira ijambo ubwira abakunzi bakunda TV show dusoza ikintu mbwira abakunzi bakunda TV show iwacu tugira ijambo rivuga ngo ukiguruguru unta murimo mutoya ubaho tawe korosha gusa kano gatoke kandi ntawogera ukamugenda gusa ukamuhira gutya subscribe umwana yasohora ikiganiro wenda ukaburi busy tuha ubasha kukireba wawe nugiye ko koga muri dushe ukamugisigamo ukagenda ukoga wagaruka nuko rero mugende mworohe kandi mworoshe n'ingingo zanyu zose ikindi kandi mushigikirana mu gushigikiranaga nuko korosha udutoki n'ibiki nico tubabwiye kandi ga we never know natwe je bundi nababwiye ngo papa yaravuze tukabakandiraho ntawomenya umuntu mama nje nzo bintu zanca ico wicecekere mu myaka 3 ishize ari uteka cyane kwa uja muri akazobona Irene nasabye ngo barasasa ntawomenya nawe wofungura ukatwiyambaza rero zukora neza tuzi imbere yawe ngo bimeze gute rero mugonde mukore subscribe mumukore bira bintu byose bisabwa nimumara mugende muje no kurunguruka ku kiguruguru mugume mumererwe neza munezerwe kandi n'uwo utonezerwa nawe bibaho birashoboka nuko na CEO naguhawe mawe CEO ariko Imana yakongore ndakikubwira inyuma kamera yeme ndabashimiye bakunzi bakunda TV show mwakurikiranye kino kiganiro ndashimiye inshuti zanje mwese muza munkurikira mu kandika commentaire nziza kukantu mugasuri nziza singira Kristo zandika commentaire zibi ndashimira wewe wagize icyo ukora ko subscribe like share ndetse na comment nawe utarabikora ni umwanya mwiza kugira ngo utukandireho subscribe ngo nzizitumbisha torubwira imigume yawe cyangwa ngo agire kigabanuka mu wawe muzu bwangati tabwangati bwangati bige iyo wajyaga nk'ibigori ukavanga n'umutsima yewe rangiza iganiro rw'Imana nukuvuga ngo ndabashimiye mureke ngire umuntu ushimira ikinywaje utamenya ikigazi nukuvuga ngo ndashimira abakunzi banje bose ndashimira abaza banshigikira ndashimira my husband muzukuru wake cyatureskiza kivuga my husband ndamushimira nuko azashigikira n'abandi mwese muzamushigikira ikindi nukuri ejo bundi nyakoze ikiganiro kinezeza abantu ngende mukirebe nari navuze ngo namashimwe naza ndirimba karirimba ngo arwangiye ko ndirimba ngo amazamuka ngo namamanuka nyawe none haza umuntu arankunda yitwa uwo muntu ni sokuru atuye muri Amerika nimba mvuze ngo sokuru mwe mwumve cyo sokuru kurumva apana ibintu zo kuvuga ngo ninde cyangwa ngo sekuru wanje cyangwa se ariko ni sokuru mubongera reka mvuge gutyo kugiza gahaye hari umuntu wangu asenywa mu ngongo sokuru yabonye ikiganiro canje sokuru mubongera aravuga ngo mama we nagukunze kandi je hari ijambo yavuze dia mutegeye ntaho kwigisha kurya umwana kurya ifi yamambwira ngo mwigisha ngo kuyiroba nuko yambwiye aho kwigisha umwana ngo kurya ifi ese n'umwana cyari umuntu aho kwigisha umwana ngo kurya ifi mwigisha kuyiroba nyanuko ndabutwataye oyo barekana mwabite nukuvuga ngo mwigisha kuyiroba yamambwira ngo kuvuga ngo weza amafaranga uje kugura akawunga akuvuga ngo weza amafaranga uje kuyajya cyangwa wishure inzu jewe ndagweza amafaranga y'ibiganiro nukuri kw'Imana kandi n'umusaza uri mu myaka 60 irebe yamambwira ati mwana wa ndakwishurira ibiganiro uyu munsi twavuga kuvuga ngo aperuka ngo aje gusaba ngo iwacu ngo baki gusaba ikiri tuzishe none ngo arangize yamambwira ngo sinogweza amafaranga ngo yarye ariko kubera umwete nyakubonanye wewe ugenda zose ukora ibiganiro birebire ukora ibiganiro byiza udukora tuganira tugufi ukadusondeka soko dore kindangu soko we dore yamambwira cyatugizeho imbaraga ngo ifaranga
ngo wishure ko mwumva ngo wishure ikiganiro ngo ndetse ngo n'amazi y'abashitsi dore soko sambu si soda gusa Ako ko kunde soko yewe soko afite mureke duheze message soko emi aka kanzu soko kadukatiye ko turashimira soko soko yarambwiye soko turagushimiye turagukunze turagukunze sokuru turagukunze hari abasokuru baza bareba akamareba bakikitswe sokuru urumva n'umuntu nyine ariko imyaka 60 izanguye uvuga yararebye aravuga ngo uyu mwana ko ndamurebe ejo hazaza kabona harimo umuhamagara yamambwira ngo umwana wa nakwitegereje mbona hari ikintu ufite biri muri wowe ariko urimo kudusondeka kaduheza utuntu tudashitse twagira ngo ayambaza ngo umwana wa mureke mbabwire ikiganiro cy'isaha nangahe uko bakiranuze imbere y'Imana nuko aho ngaho mu minota 2 kandi namo nyumva ngo utangira kuganira yamama ngo za nimero n'amazina ngiye kukwishurira ibiganiro uzabamubwira ngo ikiganiro nile nangahe ikindi kiganiro nangahe ikindi yamambwira ngo ndaguheza ngo ifaranga z'ibiganiro nkabingahe ngo nindangiza ngo n'amazi ngo ntukazana abatumirwa udafite ikintu cyo kubaha yewe wabyubahirije yeme ariko nta soko hariho fanta amazi sprite ndetse nyuma y'ibi hari ibindi na nyuma y'ibingi twabanje twari icaniraga bura soko nukuri ndagushimiye nabandi batari sokuru muzabikora cyane wombwiye ngo mama we uzi ko tuganira tugufi nkuko sokuru yabongera utagaya huri Imana nzahagukura naje bira biganiro bigufi narabigaye kubera ko narabigaye ukeneye basokuru mu buzima bwawe ukeneye basokuru nabandi batari basokuru mwese nawe nubona bakore nka sokuru namwe mukore nka sokuru yagize neza nukuvuga sawa rero turaraje sokuru Imana imugisha nabandi bose basadukurikirana kandi muzongere mugaruke twabishimiye bakunzi banje muzandike ko mwakunze ikiguruguru basase bagaruke bye bye